nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Labour Market. Bimeze bite ubundi? Ubundi akazi muri Polonye, nk'uko mwabibonye mu biganiro nakoze mbere, akazi muri Polonye karaboneka. Ubwo iyo tuvuze akazi twumve ko harimo utuzi tw'ubwoko bubiri. Hari akazi nakwita kari professional n'akazi kagusaba gukoresha imbaraga. Rero navuga ko utuzi muri Polonye twanyuze muri phase ebyiri enye. Mbere ni muri mbere ya Covid, hakaza muri Covid, hakaza nyuma ya Covid, hakaza n'intambara yo muri Ukraine itangiye. Rero nkurikije uko iyi raporo ivuga, nuko nabigiye mbivugaho ubushize, akazi kaboneka cyane navuga karimo abantu benshi bakora ni akazi ka ICT. ICT niyo IT, nicyo kintu navuga muri Polonye, navuga ko abantu benshi inzi tuziranye bakora muri ICT, ibintu bijyanye na computer. Ariko ikibazo ntago bino bisaba ko bagutreninga igihe kinini nk'uko ndibuze kubivuga. Bimba bimeze bite rero? Mbere ya Covid, abantu benshi bakoraga utuzi two mu nganda. Ntabwo ari abantu benshi mbere ya 2019 bakoraga akazi ko muri office. Bakoraga utuzi cyane cyane two mu nganda cyangwa utuzi tw'imbaraga. Si ukuvuga ngo n'ubu hari abadukora, ariko abenshi bakoraga utuzi tumeze nk'utyo. Hajemo Covid, utuzi two mu nganda duhagaze, noneho no kubona ibigo bikomeye bikeneye abakozi, bikeneye kwa outsourcinga. Byabaye ngombwa rero ko Polonye itiba nka base, nk'uko mwabibonye irimo hagati mu Burayi. Byatumye abantu benshi bahita bakonsidera nka Polonye nka market nshyashya, kandi barahendutse abakozi. Urumva ko kugira ngo ujye guhemba umuntu mu Bufaransa ukubye kabiri, ukubye kane, uri wo muri Polonye ushobora kubonamo abakozi bane, ibyiza wagenda ukajya muri Polonye ugashakamo abakozi bane bari buze kugukorera ibintu, aho kugira ngo umuntu umwe ahembwe amafaranga y'umuntu umwe kandi wenda nta n'umusaruro yaje gutanga. Rero niyo mpamvu Polonye navuga ko yahise iba isoko cyangwa yo kuba icyo nakwita hub y'utuzi, kubera ko ubu ifaranga hano dukoresha bita zoti ni 1/5 cyo mu Bufaransa cyangwa cy'ahantu bakoresha euro. Urumva rero ibyo byatumye abantu, inganda nk'uko nabivuze, bituma cyangwa ibigo bituma bihita biza gushaka main d'oeuvre muri Polonye. Abakozi bari bahari bahita babafata. Ndabyibuka nza mbere mu mwaka muri Covid, hari abantu wasangaga bafite utuzi tune akadukora. Ni uko bahise boroshya kuko bari bakeneye abakozi. Rero uyu munsi wa none navuga ko bitangiye kugabanuka. Niyo mpamvu ubona ko igipimo kinini ari icy'abantu bafite bakora muri IT. Ariko urabona muri 2023 byagiye bigabanuka. So IT yarongeye n'ubundi itangiye kugenda yistabiliza. N'uyu munsi abantu utuzi turimo kugenda dushita. Ntago utuzi mbere twari dukeneye abakozi, ntabwo uyu munsi ariko twavuga ngo turi buza gukomeza gukenera abakozi. Urabona nko muri 2022, abantu benshi bakoraga IT, ariko bigeze muri 2023 bahita batangira kugenda bagabanuka. Urebye ukoze nka average wasanga ko ahantu batigeze abakozi bagabanuka ni muri manufacturing. Urabona ko abakozi n'ubundi urebye ntago batakaje abantu benshi, no muri healthcare system ko iri stable. So rero navuga ko nuramuka uje uyu munsi byagusaba kugira ngo ubone akazi muri IT kuba byibuze, kuko abantu benshi ndavuga mu buryo busanzwe, abantu benshi bakora akazi ka customer support. Customer support rero akenshi baba bakenewe ni abavuga igifaransa, kubera ko abapolone benshi bavuga icyongereza. Niba barimo kuvuga icyongereza ntabwo birumvikana, kandi ntabwo waha umunyamahanga akazi hari umwenegihugu.
So rero usanga abantu benshi ubu navuga ko n'ukeneye akazi uzajya uhabwa akazi ko muri wakora ku tundi tuzi, ariko utuzi tugenda tugabanuka, cyangwa ukaba ufite uzi igifaransa rwose ukivuga neza akazi karaboneka. Rero nyuma ya kovide urumva indasitiri yagiye yistabiriza, ibigo birakanguka, habaho n'ubukungu, amafaranga aragabanuka, niyo mpamvu nkeka ko akazi katangiye kugenda kabura. Abantu benshi bagiye batangira kubura twa tuzi tubiri bafataga, kawuntara zabo bakagenda bazahagarika, biza kugenda biredusinga. Niyo mpamvu nk'uko mubibona 2023 abantu benshi ntabwo bari bagikora akazi ka ICT. Byagusaba rero kugira ngo ubone akazi ko mu zindi domaine, dufate urugero nko muri public health, cyangwa mu bintu bijyanye n'izindi professional services, ahenshi usanga bazavuga igiporone. Rero igiporone niba utakizi, birumvikana ko uzajya mu bindi bintu muri manufacturing, cyangwa ujye mu bintu bya gastronomy. Gastronomy ngo ni ibintu by'amaresitora, navuga yego niho hantu uzisanga, niho uzahita ujya. Ikindi cya kabiri cyabayeho nyuma y'intambara mu ntambara ya Ukraine ibaye, abanya Ukraine benshi bahise baza muri Polonye. Nk'uko nabivuze, hejuru y'abantu miliyoni b'abanya Ukraine baba muri Polonye, kandi ubwo bahise baba priorite. Rero niyo mpamvu navuga ngo utuzi abanyafurika bari basanzwe bakora cyangwa bakabaye bakora, twahise dutwarwa n'iyo miliyoni nshyashya. Urumva deja cya cyuho cyo kuvuga ngo abantu baje ari benshi cyita gihagarikwa n'abanya Ukraine. Abanya Ukraine bahise baza baziba icyuho kuri market. Ibi tunabivuze in terms of accounting, ko niga SCA, iyo urebye icyo bita ZUS, ni nka ke sociale y'abapolone, ubona ko amafaranga yabo yiyongereye, kubera ko niba ufashe miliyoni y'abaturage ikazi gakora bazajya baverisa bakatwa amafaranga buri kwezi, bizatuma abapolone babaho neza, bizatuma abageze mu zabukuru babaho neza, kuko amafaranga ZUS ifata, ya mafaranga bagukata y'ubwizigame, hari umuntu runaka bagiye guhemba. Rero navuga ko niyo challenge yabayeho. Kuri no garafu ya nyuma urebye muri 2019 hari new offer nyinshi, urabona ko zagiye ziva muri minus ariko zigenda zincrementinga. So ama vacancies aragenda aba muri negative. Urabona 2020 yagiye agabanuka, 2021 vacancies ziba nyinshi ariko n'ama offer aba menshi, ko twari turi muri covid, tukiva muri covid, hakenewe kuzamura ubukungu, hakeneye utuzi twinshi, hakenewe ibintu byinshi, ama budget atangiye kongera kuronshingwa, ariko uyu munsi wa none ama offer yatangiye kuba negative. Bivuze ngo iki? Bivuze iyi car ugenda ubonamo hano, iyi car ivuga ko, urabona hano ko twageze mu negative, ni ukuvuga ngo umubare w'abantu bashaka akazi n'abantu n'ama offer ahari ntabwo bimacinga. Uzasanga hari abantu benshi badafite akazi, uzasanga hari abantu benshi bakagombye kuba bakora ko batarimo gukora. So gusa nanone nk'uko nabivuze, unemployment rate yo muri Polonye iri hasi, ariko still ushobora kuza wenda wishingikirije ko utekereza ko uzasurvivinga ukoresheje amafaranga uzakora mu kazi uko kwezi cyangwa amezi 2 cyangwa amezi 3 ntibikorohere. Nzi abantu bamaze imyaka 2-3 batarabona akazi, abantu baje nko muri 2020 hari abo nzi rwose batari babona akazi. Rero byumvikane ko ariko baba bafite ibindi bintu bakora, nanone ntabwo baba babyuka bicaye, baba bafite ibintu byinshi bakora. Ndavuga akazi ko muri office, hano nicyo ndimo kuvuga cyane, ndimo kuvuga akazi ko muri office, naho ndimo kuvuga akazi wenda ko kuderivaringa, ko gukora ibindi bintu kari season, ntabwo ariko tuzi ndimo kuvuga utuzi kakazi ubyuka ukajya muri office, kakazi ubyuka ukajya muri office, kakazi kari professional, kakazi gahura n'ibyo wigiye. Rero navuga ko leta irimo kugenda igabanuka. So abagafiteho mugakomereho, mukore uko musabwa neza, ibintu byose mushyiremo imbaraga, mwihugure. Kuba mbonye akazi
ntibivuze ko ari burundu, usabwa kwihugura, usabwa kwerekana ubumenyi, usabwa gukorana imbaraga, usabwa kuderivaringa nyine kugira ngo byibuze umukoresha wawe abone ko KPIs zawe urimo kuzimitinga. Otherwise nuruzinga iyo job kugira ngo uzabone indi bizagusaba kuba uri talented, kuba ufite experience, kuba uri wa muntu uri special, icyo gihe bwo uzabona akazi. Wa muntu ufite experience ya hatari, icyo gihe bwo uzabona akazi. Kandi nk'uko ikindi kintu nasorezaho nuko hari amafaranga mu by'ukuri navuga ko ugeramo ukaba utangiye kuba muri risque zo kutongera gupfa kuba wabona akazi. Iyo urengeje ibihumbi 15 urimo gusaba ofa y'ibihumbi 15, ibyo byose urimo gutekereza gukora urugendo urabitekereza. Ese aha hantu nimajya nzabona ofa? Ese nimajya bizagenda bite? Ese nibi bizagenda bite? Rero ndizera ko mu minsi iri imbere umushahara bazawongera, ariko umushahara kuwongera bivuze iki? Bivuze ko nanone abazajya bifuza kuwutanga nabo bazajya baba bake. Urabizi uko umushahara ugenda uzamuka, abantu benshi bashaka izindi metode zo gushaka ahandi hantu bajya gushora imari. Ushobora gusanga nk'ubu ndaguha urugero, amakampani menshi professional usanga nko muri timu yanjye muri US hari umukozi umwe, Canada hari abakozi 2, Polonye turi abakozi 4, ubwo muri ubwo 4 ndavuga muri timu yanjye nkoramo, ariko hakaba hafite indi timu turipotinga ku muntu umwe. Uwo turipotinga akaba ari US. Bivuze ngo demo ahantu amafaranga yahagira agaciro azamuka, demo ahantu twakenera umukozi umwe cyangwa 2. Rero nabahaga urugero ndababwira ngo uko ifaranga rya hano, uko abantu hano, uko hano abakozi bagenda bagira agaciro, aho kugira ngo niba kugira ngo njye uze umembe ndi umwe bashobora guhembamo abantu 3 mu Buhinde, ujya ugasanga timu nyinshi ikorera mu Buhinde, ugasanga mu Buhinde dufite abantu benshi. Kubera iki? Kubera ko niho hantu ifaranga umukozi umwe hano muri Polonye ashobora guhemba abantu 3 mu Buhinde. Ibyo rero biza gutuma nuko bagenda outsourcing, wenda bakaguhayaringa kugira ngo bamitinge na EU laws and requirement, akaba aricyo kintu gishobora gutuma bakuhayaringa. Rero bivuze iki? Bivuze ngo niba uri mu kazi, reka kuvuga ngo gusa akazi wumve ko ugomba gusa guhembwa, utekereze no kuvuga ngo aka kazi ko barimo kumpemba, what next? Ni igiki kindi ndibuze gukora? Ese ni akazi gusa ndibuze? Ese ni aka kazi birahagije? Byaba biguhagije sava, ariko njye inama nakugira nuko uko iminsi igenda ishira, mu myaka 3 iri imbere akazi kazajya kabona umugabo gasiba undi. Rero niba utarateguye ngo ko akazi kazabona umugabo kagasiba undi, nk'uko mubibona, urabona ko muri za 2023 akazi karimo kugenda kagabanuka, vacancies ni ntoya. Niba ziri ntoya bivuze ngo competence zaba nyinshi, abaporone barimo kugraduating, barimo kurangiza amakaminuza. Nose nawe barimo kurangiza kaminuza, bivuze iki? Bivuze ko aribo bazaba priority. So niba ba priority rero wowe ntago bazaguha akazi. Bazere niba warageze mu kazi ukaba wari uzi gufungura imashini, akaba aricyo kintu cyonyine uzi, ukaba utarigeze ushaka certificate, ukaba utarigeze ukora investment wowe ubwawe ngo wiyinvestisemo, bizarangira nyine bafashe undi wiyinvestisizemo. Ndumva ubutaha nazavuga ku bindi bintu, what kind of like how can you nk'umuntu wiga ibintu by'icungamutungo, nkaba niga ibintu bya SCCA, nkaba nshobora gukora consultance. Ndakeka ubutaha nzagerageza kunzanamo izindi topic z'ukuntu ushobora no gukoresha amafaranga, z'ukuntu ushobora gusevinga amafaranga, z'ukuntu ushobora niyo yaba ari make ariko ukayakoresha nk'aho ari menshi. So ibyo nibyo ubutaha nzagerageza nanone nzagerageza njye mbivugaho, n'izindi nama zo mu buzima busanzwe, either muri experience zanjye cyangwa muri experience naba numvanye abantu nabo nibizajya binshobokera, babwire badusangize ku rugendo rwabo.
Rero murakoze kandi ndabashimira ukuntu mugenda mukomeza gukora subscribe na share, rwose mujye muduha comment kugira ngo dukomeze twungurana ibitekerezo, turebe ko sosiyete twayigira nziza kurusha uko twayisanze. Murakoze rero, naho ubutaha. Ibihe byiza.